tujye Bugesera ntacyo kwa nyakubahwa wa meya Mutabazi tujye Bugesera twinjira i Bugesera ndibuka ko twari kuwa gatanu hano ntikaza arumva itari bucu zani aratwira atari kima kiraza kugorana ndababwiye buretse ndabyibuka neza ko iryo jambo arivuga Sam Karenze namwitegereje mu maso ndanamubaza ati se ngo gambe nambonye mu maso ufite ubwoba iyi match ko mari ku operation nkabona udafite confidence nzi usanga mwe na operation yakoze bimeze biti nayumvise ahubwo sinzi aho yayikoreye ni kuyiradi iyo operation se iyo operation iyo abantu banyorereza amavideo sinasharinze kuri groupe yes kuri groupe ngari yes ngo mumene umuceri nkubwira nti ibi bintu utangiye dushyire hasi umuceri ariko yanagusubije ati mena umuceri bisisi byakere mu muceri w'indi yanagusubije ati mena umuceri amaze kuba match igikombe cy'amahoro ari byakera n'icyumuri gishize imbere y'iyi match niko narababwiye nti cyaje narababwiye nti iyi match abahungu b'ikipe ya Sport bayikaniye kuko bakoze ikosa kuri match wahereye ko mita muhire Keve uravuga ati nyuma ya match yakoranye inama n'abakinnyi ibyo birengaho yabwiye kocha aramubwira ati kocha ibyo uri buze kutubwira turabizi twagutengushye duha umwanya twiganirire ntugire icyo uvuga cyane Keva arababwira ati ibintu ni bibiri nimba mutari capable gutsinda ikipe yitwa Bugesera muri gusoza sport ntazagira uhirahira ajya gusaba akazi azaje gukina mu irabwiye ati muzaje mu ntara nabwiye ati muzaje mu ntara za sport zaba zazamutse n'ahandi hatandukanye hari ikindi kintu wakomojeho kindi nyuma yuko abwiye iryo jambo ntabwo bari babizi Keve yafashe umwanya we ngajya kuri office za Rayon ajya mu nama none n'abayobozi narababwiye ariko ajya mu nama n'abayobozi arababwira ati twebwe umunsi ku munsi yes captain umunsi ku munsi cyangwa ni vice president wenda bashyize muri Rayon akababaro k'ibyo Bugesera yadukorera igikombe cy'amahoro ariko kugira ngo twihunge n'abafana reka turayikubita iyo statement yayivugiye hano amaze kuyivuga naho nari ngomuje mubona Sam Karenze agize mu ubwoba twabonaga ari kuvuga ati Bugesera iratsinda ariko atanye uvuga iyo statement ati kubundi Bugesera na Rayon irarwanira iki Sam ndamubwira ati nanjye amakuru mfite iyi Bugesera iramanuka ni kubitwa iraza kumanuka reka rero numva nakumva twahera kuri Sam Karenze byapfiriye kujya ikipe yakizwe muri hoteli iraramo ikipe y'igihugu igatwara telefone z'abakinnyi bamwe mu batoza ubwabo hari scenario zabaye kuko mbere y'umukino hari n'umutoza bari bagiye guhagarika wa Bugesera ntago ari kuri iyi match ariko buretse ntago ari iyi match byaje kugenda gute ko Bugesera yabanje igitego mayifite oya uratubwira aho byapfiye ntabwo wumvise se reka d'operation urashaka nza operation kuwa gatanu warayivuze mena umuceri yari muri VAR sports VAR nakoranye na Gana Steve icyo gihe ndabyibuka wakoze operation rwose ikomeye y'uburyo Bugesera yagiye gusaba imishyikirano muri Rayon retired ngo akabyanga babwira ko atajya yemera match fixing bivuze ngo Bugesera yikora match fixing none yari igiye gusaba iki yari igiye gusaba fixing icyo gihe kandi retired we ntayemera buretse gato ubwo abantu tugiye kubaha amakuru yes niyo mpamvu tugiye kubaha amakuru niyo mpamvu wumva urukiko sibyo operation Bugesera yaje kugira ubwoba gute byagenze bite kugira ngo Bugesera yinjire mu biganiro kugira ngo iyi Bugesera abantu bari kubona kuri match Rayon Sport igarure squad cyangwa se izane squad itandukanye niya kinye kuri match y'igikombe cy'amahoro cyane ese yaba ari amahitamo ya hari ingingo yaba ari amahitamo bavanemo bano bakinyi baba bicaye kuri ubuyobozi yabwagaye urangajwe imbere na president Gahigi ikipe ya Bugesera ikipe yakinye champion iyi ngiyi Rayon Sport yatsinze nta kipfana n'ikipe yakinye kuri match ya Rayon Sport cy'amahoro igikombe cy'amahoro kuri stade ya Kigali icyo gihe narabwira nti ari ibintu bikomeye ariko nimba hari ikintu cya mbere kambihera aho ngaho nimba hari ikintu cya mbere kigiye kuba ku ikipe yitwa Bugesera ni ugukubitwa iyi kipe igomba gukubitwa icyo gihe murabyibuka naribabwiye bitewe nuko
hari ibyo abantu bavugira wenda hanze ikipe ya Bugesera baravuga ngo twebwe ibintu twapanze n'ibyabaye biratandukanye. nese ko urimo gukoresha kera hari n'iyazina twigeze oya ntagenda futura ku buryo umuntu wumva ari kukubwira ikintu ariko kuba ntakiri kukubwira wamenya umuceri ugafunga umwuka ukatubwira uti Bugesera kandi agiye kubikora agiye gutanga operasiyo. Hano turi saa 5:23 yego dusigaranye isaha imwe iminota 37. urumva dufite umwanya wo kuganira kuri ibi bintu byose uko byakabaye. Match y'Ubugesera hamwe ni match yabereye i Kigali y'igikombe cy'amahoro kimwe cya kabiri. Yego hari nje mfite amakuru yizewe yuko ikipe ya Bugesera yashatse koroshya iyi match biciye mu buyobozi bwayo ko Gahigi ubwo nabo bayoborana ikipe ya Bugesera sinibuze guca kubihana ari koroshya match yonyine buretse nyine wavuze uti mfite amakuru ko Rayon Sport na Bugesera zashatse koroshya iyi match yoroshya kandi Rayon Sport y'ikintu none simwe yayoroshya indi kayikora ari y'ikene banza wumve nyine ndagusobanurira buretse aravuze Bugesera buretse nuvuga ngo ntabwo Bugesera yonyine yakwifata ikoroshya match niba ufite apana kuyoroshya ufite kuyoroshya kugira ngo itsindwe urumva uri ugiye gutsinda ugomba kuyikanira ariko byagizwemo wari n'ikipe ebyiri noneho banza wumve rero amakuru avuga ko n'abakinnyi batagiye gukina match byakozwe n'ubuyobozi bwa Bugesera ngo barambwiye ati bano bakinnyi ba kana mu dropping babakuragamo ikinyine tubwire kugira ngo nyine match yorohe bakeneye match ya champion na Rayon Sport izoroshye yego cyangwa bazabibone wenda babyoroshye oya dusobanure nuvuga kuko n'ikimenye nawe Bugesera na Rayon umva tugendane hari ibintu bibiri oya reka rero nawe kwivanamo hari rero yakeneye igikombe cy'amahoro akabana Bugesera ari keneye champion sibyo dusobanura uburyo zombi za fixings ariko ureke kutubwira ngo zombi za fixings ntabwo byarangiye bitabaye impamvu bitabaye ni operation yo gushaka kuko niba what expecting ko Bugesera iri bworoshya match nuko rero yagomba koroshya nayo champion yego sibyo ubwo byari gushoboka donc iyo Bugesera yoroshya iriya match y'igikombe cy'amahoro ibanza Rayon Sport yari yiteguye koroshya champion niko bimeze ibyo ntabwo ndisho none yari korohereza iki dore impamvu kuko ari koroshya kubera iki hari hakenewe kubanza koroshya iyo match kugira ngo abantu bazagirire connaissance y'amatch yasabye ngo mworoshye match natwe tuzoroshye reka nkwereke hari abantu bari muri position ikipe ya Rayon Sport kwanza nta numwe muri position nziza ahubwo nibabaje banza bumve yes aka kanya ikipe ya Rayon Sport muri match zisanzwe itsindira ikipe yitwa Bugesera nge nayo tubiziranyeho ariko ntiyayitsinze ejo buretse gatoya isanzwe itsindira ikipe yitwa Bugesera ku buryo izi match 3 ikipe ya Rayon Sport yari ruvuga buretse oya none se Bugesera gutsinda Rayon Sport rya none se yarayitsinze muri match wega mu mateka turi izi match rero nayo yabizi ko ihagaze kuri match igikombe cy'amahoro kandi rero turi guhera aratubwiye ati hari amakuru yuko turabivuga nuko yatsinzwe iyi match nabyo turabivuga nibyo reka noneho tufunga operation rero mureka twumva operation kubera ko nago nduba ntari kumugetinga neza yes mureka twumva operation Bugesera yatekereje ishyira mu gaciro yonyine yaravuga iti uwakoroshya uyu mukino ko negociation za championnat zazoroha ikabona ko nta bugome tuyifite nta mayeri tukazaya kwisaba amanota voilà nkurikije uko yemeye uri kama bivuze agire voilà amakuru kirita aba bantu tugize twitwaye neza tukabaha ibitego bakadutsinda mu cyamahoro wenda bazatubabarira wenda bazatugirira impuhwe natwe muri shampiyona ntibatumanure Karenzi icyo gihe barababwira bati hari abakinnyi batari buze gukina iyi match bahitamo umutoza akaba ari abayobozi uvuga ngo ubwo perezida Gahigi kuko kocha ntabwo yabikozwaga ibyo bintu nari nabivuze utwara ingingo aravuga ati ikipe yitwa Rayon Sport nayibayemo yaranabitangaje n'abakinnyi bibagiraho biranababaza Rayon Sport aho rero nayibayemo ndayizi kwanza na message wabibonye nayihindukiza n'abandi banari babwiraga ntabwo uriya uvuga ngo nuvuga ngo operation iheraho kwanza Gahigi ubwo yahise yihindurira ikipe oya sikese ya Gahigi navuze ubuyobozi muri rusange okay nta kibazo Gahigi yahise abwira hari ingingo ati
bitewe n'uko si ngombwa cyane yuko aba bakinnyi bose bakina kuramo uyu match ikomeye muri weekend tugomba kwitegura ku buryo budasanzwe uwitwara ingingo aravuga ati okay it's fine njyewe reka ngaragare ko ibyo bintu byumva nubwo mu mutima wanjye match ngomba kuyikanira urumva reka nere ku umutoza wa Bugesera urumva aba asuzuguye ubuyobozi kubera ko mu mutima warashaka gukanira kuko aravuga ati Rayon Sport nayibayemo Rayon Sport twatandukanye muri ubu buryo ntabwo twemeranya match ngomba kwikanira cyo ntarimo numva iyo statement Regis akoze niyo koko wemera gusobanura yatemeye ya mbere yavuga ko Bugesera yaricaye aravuga ati ariko duhaye Reyika dutsinda mu gikombe cy'amahoro yazatugirira muri shampiyona byazaba binegosiyika byaba binegosiyika twajya kwisaba gufixinga umukino ikabyumva ikabyemera kutworohereza reka dukomeze operation hanyuma uwitwara ingingo akora ibye ahana speech abahungu iri strong arababwira ati ibi bintu mwabikora mwebwe abantu basuzugura mwabikora ikipe mukayitsinda abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ngere mbisubiremo ndetse n'umutoza bakibona line-up yahindutse umutoza abanje kwikoroga ati ibi ntago bishoboka ariko ku rundi ruhande abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport batavuga ati aha ya kipe yabyoroheje nta mpamvu yo gupanika muri iyi match turaza kuyitsinda kuvuga ngo kugeza ubwo batsinzwe igitego donc bakabona bagashaka kwishyura bikananirana ikipe ikabadefanda match ikarangira niyo mpamvu n'uwo mujinya wose abakinnyi bahise bawugira bavuga ati ibyo twabonaga yuko match yoroheje hari ingingo arababyumva no muri oturu y'icyamahoro azashyiramo ikipe ya kabiri kugira ngo yoroshye ibintu bazamubwire isiduke bakaniye abwira abakinnyi ko barabizi ko ntacyo kwizera gihari barabizi ko ntacyo kwizera gihari ubu ngubu iyo match ikimara kurangira niyo mpamvu Muhire Keve yakoze iyo speech n'abakinnyi bari dosi cyane bavuga bati ibintu bitubaye ntago bisanzwe batubeshye bari buduhe baratwihindu abantu b'Ubugesera batugaragariza babaye abanyamujyi ariko se ubu n'ikimenyimenyi rwose hari ingingo kugira ngo ana confirme yuko nta kintu kidasanzwe gihari banatsinda igitego ntago yaserebuye ntiyiza nahaguruka bigaragara ko ari nko kuvuga ngo abantu barantengushye si bitwavuganye nubwo rero mawe match yakane igitego byose abiserebura kari ingingo atsinze igitego kitari kintu cyo kwa 14 kandi hari na match igitego cyo ku munota wa 14 ukina na ndacyumva yakwakiriye mu rugo urumva ari igitego cyo cyo ku munota wa 90 se inyongera nta gitego niyo igitego cyo ku munota wa 20 bagiserebura operation iracyari muri match ibanza igitego oya turi kugenda turi kwisoka mu tukumvikanisha ukuntu match byese bituma ikipe ya Rayon Sport ivuga ngo tugomba kwitegura none byanyabyo ubwo niba wiyemeje gutanga operation uyitanga niba utari uyitanga uyireke reka kubeshya abantu gute sibyo rwose gute bahefse ukuri niba ugufite kandi ariko kuri oya uri muri irengagiza nirengagiza kiza oya babwira ukuri urakuzi nkurikije ibyo urimo uvuga mfasha basi uri murarya indimi nta ndimi ndi kurya c'est vrai emera ko Rayon Sport yari yumvikanye na Bugesera urumva kwiri buyihe muri matchare y'igikombe cy'amahoro nayo ikazayiha muri shampiyona Bugesera ikayisubirana iyo niyo reality kandi ibyo si ubwa mbere bikoze yabikoze na Mukura hari ingingo kuri yabikoze na Mukura iyikuramo niba yarabize Hayori ikabatsinda sibyo reka gushaka kumvisha buryo Bugesera yaje gusaba ko yabayigirira impuhwe oya iyi ibikeneye amanota yo muri shampiyona koko yari kuzigaha ibitego umubwire Bugesera ni fixinga yaraje irakinira tsinda rero yaraje irakinira tsinda ikoresha amayeri yayo turi bugarukeho sibyo nubizakoresha amayeri ikarusha indi zayikuramo mu gikombe cy'amahoro sibyo ariko iyo Bugesera iba yarafixinze yari gutanga amanota byari byoroshye ko mu rugo i Kigali Bugesera tsindwa fixing irenze kuramo abakinnyi bangana batazamo abakinnyi none se bari bavugitse se abagiyemo icyo cyari kimwe mu bimenyetso bereka Rayon Sport barakuyemo ku mpamvu runaka iyi nyirezi tubwire bashobora ko wenda batekereza ko bari kubategura hanyuma se muri shampiyona bakaba batabategura se kuko muri shampiyona none cyane abakinnyi babagaruye bigenze se gute mu minsi ine kugira ngo se bari kubategura yari gubikinira iki kandi arashaka kubatsinda kandi arashaka kubatsinda bigenda bite gutwara shampiyona kwihimura kwihimura nta mpungenge yari ifite reyo ahubwo yatunguwe nuko hari abakinnyi banegosiye match ebyiri bazinegosiye icyarimwe baba we
izi ngizi iyi ejo bundi niyo kuwa kabiri bizaza karabaye bishyuriwe icyarimwe ko numva ivuyemo bivuyemo nyine wese niyatsinzwe ubundi iyo uvuze ngo abantu barishyuwe nuko ibintu bifite amakuru kandi turakwemera nk'umuntu uzi utanga operasiyo uratubwira umuntu bazane videwo z'ibitego nyine nta kibazo niba ufite fagiti z'uko utwereka uburyo bamwe mu bayobozi ba Rayon Sports bishyuye uwa mbere namugizeho impungenge hano nawe namuvuze umunyezamu ariko ni gushaka kugira ngo n'inzego zibishinzwe tuzanazifashe no kubona ayo makuru y'uko ibyo bintu izo payment zabaye bagusaka ahubwo bansake bitari bya diriko bya ntuzerikari mbabari batangiye yaba we na patience ni patience narigize ibitego narigize ngo ari byo ugiye kuvuga bindi ibitego birebe nawe ntago bikeneye analize nyinshi ibitego byombi mu birebe bya Rayon Sports oya nadushyiremo full screen turebe ibi bitego mushobora kugira ngo wenda harimo inuza Bugesera yatsinze igitego birangira igice cya mbere ari 1-0 urebe ibitego igitego none hano utinyiriza match kono ziba zikomeye igitego gisa neza terike ni cyo mu gikombe cy'amahoro gisa ni cyo mu gikombe cy'amahoro no kuvuga none se si bisa nyine amayereramo amayereri y'abaki y'aba defenseur bari turacyakomeje operasiyo turimo kureba ibitego reka tubanze turebe ibyo bitego birimo se muri video birimo wabibonye turebe shaka ara amasave nkangahe nshakamo ariko abantu muri Bugesera ninde ushinzwe imbuga nkoranyambaga za Bugesera kimwe bagira kira updated ntiwabona urutonde rwabanjemo X yabo ntikora Instagram yabo ntikora ntazikoresha kandi nambonye ya posting nyine ibintu byabone ngo nibyo hano bagomba kujya ama line up ibintu byose byo gupostinga ngo turabibutsa kandi ni gutanga ubutumwa ni dinyo cyo ni mukuri biye mfite wanjye dinyo exploit ya Elija sanga muzungu ahagaze neza atsinda igitego hari mu gice cya mbere ahangaha Bugesera football club na Rayon ko zigiye gukereya ikintu cya derby mu mpera za saison ariko ngo nizo kipe zari zisigaranye yitwa Bugesera Rayon Sports ngo niyo yisigayeho bako bya bintu byo ngo barashaka kwimanura rero niyo yisigayeho ngo nayo yivuyeho none se burya abantu bamanura kipe babishaka reka turebe ibitego bya Rayon simwabivuza reka turebe ibitego bya Rayon iragiye kare rero se yayisigaragaho bafitanye match kandi bari bayifitanye icyo gihe mbere ko iyo mu gikombe cy'abona umuzamu hano bigeze ari gukora amaze gukora save 3 tibwoba Bugesera nimushaka mu manuka ariko mutafixize igitego kiri reka turege igitego mayifi gatoya bajye byarantunguye umunyezamu yafashe umupira abona yari yawishyiriyemo ubundi yarazi ko ahagaze mu izamu yarazi ko urekuye yawushyize muhire Kevin yateye kufra umuzamu wawe uramubona nawe tubwi ubuhanga bwe iki ni kimwe mu bimenyetso by'ubuswa n'ubwo ubuswa nyine ndavuga ukurikije ukuntu yagitanze bisanzwe tumuzi ko iriya ni pass yatanze cyo gukorwa mu kibuga swat yarazi ko ushyize mu izamu cyangwa yarabizi do yashatse kufata uranje ahubwo kugira ngo ufate ko yarashatse kufata bikanga wenda wakoriye umupira aho turutse ntambara gufite oya ya ni wavari akugera bene nkuri yutize kufata wawushaka kurenza ndebere yarawufashe wose arongera urekuye yarazuriyemo arawupashe aho haye umuntu wareye ubireba ubisuye muzamu nani ababwiye imbere ya match none se ko mbona bugurishe Bugesera reba gashya ahubwo umunyezamu nk'uwimanura ikipe abishaka none se ko mbona mbona ahubwo yageze hanze irabure yakuwe hanze iyo mupira wavuye hanze mbere uvuye hanze deje genda n'Imana yakuye hanze buri yari urengeje se yaramuhereje yavuye hanze urarenze baro yarawumufungiye
yari umufungiye ngo atsinde oya bari bayitereye hanze ikirenge kitateye kigaragara ko cyari ku murongo ubwacyo oya kiri hanze kiri mu kibuga reje kandi yinanuye cyane ku buryo yashyize ikirenge hirya pe ahubwo nese umupira n'imbere yawe urengeje yawuteretse hanze yawukoze se yari yagucishije inyuma umufungiye yashobora kuwukora akawurenza cyane yashobora kuwusubiza muri munoze nkaha gukora ibintu yari wamurumugenge abantu bareba match barabibona umuntu yoroheje baro arayipasa uwo yayipasaga yaramurebaga inyuma ye ko agiye gushyira mu izamu kare ukomuje kuri icyo kintu umupira wukubita pe uyu ni umunyezamu hari ikintu karenza ko muzi iyo uri mwibazwa urumva barangira nabi ukomeze nta koresheje abanyezamu nikosa uretse nikosa volontaire si nikosa ry'umuswa nikosa volontaire kiri volontaire save yakoze zambe yakoze kuko atari yazi hari ikintu nge mbonye hano ashaka kubereka icyo ashaka nitegereje buriya kenshi uri mwibazwa n'ukuntu bazwa bakureba n'ibiki emageze kuri iki gitego asetsemo uburyo hari ikintu ubona ko no mu maso ibyo ari kuvuga ntabwo bitamanya n'umutima emereka tuvugishe ukuri hano kuri iki kintu karenzi navuga ngo icyo gitego cya Bugesera cyo banagisinze ntanareba ko nari nasohotse muri stade ndongera ndagaruka iki cyo sibareba action nabonye bari mwiza ntabwo ngize mbone ukomeze ntabwo ngize sura mu mashusho nyuma w'umwiga uyu mupira ntabwo ushobora kumurutsa baro uyipasa umuntu nikosa ntabwo ari ikosa twari twavuze mbere ubuganje nawe nabwo bwenge byahura kandi byahura oya ntabwo bishobora guhura byahura kare n'ibintu bisanzwe no mu gikombe cy'amahoro muri circonstance wenda ko ngo bamwishyuriye rimwe match cyica kariyeri y'umukinnyi byo am very sure nta byabaye bakongera kumwishyura genda muzi n'umundi akina muri sport ariko akina muri sport yajyaga bivuga wamwizeranye bayigenda umuzamu twabonye muri match ameze nk'agaca akuramo imipira mu irabore yanayifashe kwa yakoze save nubwo yayifashe agira ngo arayirekura agira ngo yagiye mu izamu agira ngo yagiye mu izamu renze oya mwaramubonye muri match i Kigali yakuyemo imipira iri n'umwana muvugagaho icyo gihe turi kwa gatanu yakoze save zirimo bishoboka nkumva ntabwo byakunda kuko ni match yo kwigaragarizaho nabibabwiye ariko hano nababwiye ibintu biniwe kibazo cyane iyo ni coincidence ndashaka ibintu tubivuge Karenzi w'umunyamakuru bana Karenzi wabaye SG oya ntabwo ari ibyo aba banyezamu uzareba amakipe yose arimo amanuka afite abanyezamu b'abanyarwanda ubu muco wo kurya ruswa abanyezamu b'abanyarwanda Sunrise ifite umunyarwanda Etoile ifite umunyarwanda Bugesera ifite umunyarwanda bizarangira nta umunyarwanda ukikandagira izamu eteseri ikuwe n'umunyezamu w'umurundi igaruwe n'umunyezamu w'umurundi arakazamo kartusi abanyezamu b'abanyarwanda baramunzwe bizarangira nta munyezamu w'umunyarwanda ukigirirwa icyizere ariko ntimubigire ushobora gukora ibintu nk'ibi kuri match ikipe reka bibi ibintu bya patience ubwe bye kujya kwa nyezamu bose ni majorité benshi barabikora bagomba kubikosora uyu babyinirira oya ntabwo mbabyinira patience koze ibintu byo nanjye ni namuvuze mbere ya match navuze ko uyu bitewe n'umwana afitanye na Eme iyi match nta handi hantu yatsindirwa njye niko nabitekerezaga washaka guca ku muzamu ko ufite amakuru yes nawe ko bagucaho bareyo wowe ukatse njye naraspozaga ko Eme bamucaho anyumvira waribeshye kuko n'ubundi byo twavuze ko Karenzi yaravuze ngo hari amakuru mfite nanjye ndavuga atari icyo nari mbiziho oya ntacyo ibaze gutsindwa igitego nk'iki kweri muri nikosa nyine bishobora kuba ubuse ejo nimugoroba ntabwo nakweretse nkatsindishije maniyo oya ntabwo yatsindishije nta gitego yatsindishije kandi umupira bawuteye akawureba barawudeviye wari bisaka niwe wari bisaka yadeviye barawudeviye cya gitego cya bisaka yadeviye barawudeviye aba yamaze gusoma ikirenge cy'utera abyabonye ahantu ubona ko onana yari yagiye barawudeviye Karenzi muri match yo kwa kabiri nibashaka bazafata muri champion uzarebe nka match ari umuzamu yafunze usha no gufunga na baro ibeze n'ufunze baro ukayifunga nabi kajya mu izamu umuntu w'igisenyi ukoze ikosa wese ukoze ikosa wese umuntu w'igisenyi Bugesera ikina na Etincelle yahamagaye muri Bugesera aravuga ati niba muzi ubwenge niba mushaka gutsinda Etincelle mukuremo umunyezamu witwa Gahungu nimutamukuramo muratsinda izo ni speculation z'amakipe oya ntabwo ari speculation izo ni speculation byaje kugenda bite nyuma match byagenze bite ntiyabahaye ibitego bibiri oya bya nyine yakinnye nabi match sinana bifite fact ese ntabwo wemera ko umuzamu yarya ruswa byayirya none kuki ubyita gukina nabi
byavuzwe mbere uyu none se kare umuzamu ubwo nese wemera ko yanakina nabi nyuma ya mace ko nzi ko muvugana Patience mwavuganye guki tubwiza ukuri ko ni wamaye we akubwira kuri mace namubwiye Paul ko yageze mace mbi akubwira ngo iki ntabwo nakoretse message wamubwiye Paul yene mwibwiye Paul frère oya ntabwo ari Paul mwe felicitation ntabwo yavuze felicitation nyuma ya mace ariko nubundi abantu bari mu rugamba nk'uku twakagombye kujya twirinda no kubavugisha umunyezamu nka Patience circonstance yararimo so kuvugana n'umuntu nka Yeme umureyo kandi ubizi neza rebereje sinabikweretse ejo nimugoroba wowe uramwandikiye gute urana message namwandikiye niyo mwana kujijisha nari mbizi ko nzabikwereka wowe ninjye nari mbizi ko nzabikwereka ariko umwana yavuze ati yarababaye mwana kutakira byaramunaniye turi muri monte ya filime garagaza ibyo waganiriye na Patience yarababaye mushobora kuvugana ati reka noneho oya umva mubwire buri match mubwire reka ndabemeye kuva inshuro zose ushobora no gusanga nawe nkuko Fiya karava mu kibuga n'inshuti yawe yego yagize match mwiza ukambwira ati man you did it wagize match mukambwira Paul urumva ni umuntu uri no hanze oya n'abasavio wabikora umuntu ni inshuti yawe nkuko ushobora gukora ikiganiro cyiza nkubwira man today wakoze ikiganiro cyiza byagenze neza none se wamubwiye Paul subibonye sereje bamuhaye Paul namwe ni man Paul aramubwira ngo kuko batsinzwe kandi ikipe igomba kwisoma ngategereje revenge cyane subibonye message ikose Bugesera yakora no gusubiza mu kandi gashya rero mubonye kandi gashya kari kabayeho ngaho kararyamye hari ahantu bazanye na taro oya bari bamaze yaramucenze Charles Bare yaramucenze umuntu yaproteje ba none se ko mbonye nta mupira tubonye batera n'agatsitsiro umuzamu yaramucenze umuntu yaraproteje urumva arukuntu none ibaze noneho iyo akora ririya kosa akabona ikarita y'umutuku uri kuvuga kare ubu koko kuki atawufashe nizeye ko baciye kuri Patience kurenza Pablo na hari ingingo kuko hari igaca kuri hari ingingo ngo akore save yo kumanura ikipe shyira muri logique nk'umutoza none se undi we ntabwo yabayimanuye hari ingingo ziko agiye kwishyira icyasha hari ingingo amanura ikipe atoza Rayon Sport muce y'amani ikipe ariko bagize ahubwo ko atwaye igikombe uko ibintu byose byari bipanze Karenzi umva nkubwire hanyuma umuntu wabatsinze mu gikombe cy'amahoro sibyo bakajya kuganira nawe kugira ngo amanure Karenzi umuntu amaze gutanga igitego nk'iki icyo nibaza ni kimwe oya ibi abatoza babazi yuko ushobora kugira match n'ibintu bisanzwe n'ibintu bibaho sibyo ntago bagira precipitation y'igifana ngo bavuge ngo kanaka ngo yavuze ngo ibi nibi nta hantu ibintu bihuriye nimba ari ukuvuga ngo match bagomba kwita bose none ko mfite amakuru kabo ngabo muvuga bari bamubwiye ngo kuri match Rayon Sport igikombe cy'amahoro aze kuva muri match arinde aze kwivunikisha ava muri match asaza afite imvune indi match yose y'ikinyakaje ninde wamubujije kuvamo ninde wamubujije niwe ku giti cyabo ati ngomba gukanira match kuko ndi umuzamu ugomba kwerekana ubushobozi bwawe ayo ni amakuru yerekanye oya ni amakuru mashya umva reka nkwibwire bavuga ati match y'Ubugesera njye mfite amakuru abareba babwiye Patience abana abari bakuyemo abandi bakinyi muri squad ya Bugesera kinyi kuri none se gahidi niwe wabetinze none nakubetinga kurimo uvuga ko ufana polisi yego Eme akavuga ko afana Reyo njye mvuga ko mfana arabyemera ko ari umukunzi wa mukura Karenzi uyu munsi uko turi batatu tubihamanyijeho tubikuye ku mutima hari uwakwifuza ko iyi kipe ye muri tuvuze izabirindirwa na Patience sezitaha koko bite na potential nzingiye ngo nabyifuza uzamutware muri Reyo ubu Reyo amugora Reyo abareyo bakabishimira Bugesera ahubwo nuko afite amasezerano agoranye Reyo yamuhaha hoya uyu nguyu ase mvungire kare nzabimugiramo ntago Bugesera izabagora ntabwo izabagora iki niba arayimushaka oya sikese yari nabandi bamushaka ariko bazo ubushobozi witwa Yves Rwasamanzi yashatse kumutwara muri Marine inshuro nkazinga umubaze n'umukinnyi njye sinukuvuga ngo nukumuvugira Karenzi ni inshuro zose mu gihe tuzaba tutumva ko umuntu ashobora kugira match mbi hari ingingo ukabigira iyo mpamvu akakanya nimwe muri kwica Bugesera muri kwivanga muri dressing room muri dressing room nicyo kibi
ariko umunyezamu wa Ruswa niwe muntu mubi wa mbere umva kare n'umushyiramo Karenzi umva nkubwire nunyereka fakire ko yariye ruswa ndahita ndeka itangazamakuru aka kanya nta yindi fakire nyereka fakire nyereka fakire ngo ya amafaranga amuversho n'umutima wanjye wose ndabirahiriye nta mafaranga izafata yanyuze habakina ya kariyeri muri siporo yaciye aho jewe vuga uti icyaha usubiye muri siporo yari icyaha nibara kuri hari ingingo kandi nanjye yarabivuze ko yamuhaye ruswa nta ruswa yamuhaye icyo ni icyaha ariko muri siporo patience yahawe ruswa na Rayon Sport ibyo amushwana urabirahira ndaguha hari fact natanga hano ariko rero umuntu ukiri yarabizi ariyo hariya bamuhaye ruswa muri siporo cyane ni gute akina muri siporo patience bamuhaye ruswa kuri make rero kandi bavuga ko baciye kuri Eme kubera Eme yabaga akora kuri Rusizi umva kandi n'usumwe kushize nakora kuri Rusizi yakoraga muri Espoir yari gira ngo umwaka ushize yari media officer wa umwaka ushize nagarushize nese hari ingingo nari muri umwaka ushize sinabaga hano i Kigali wowe ni wakoraga y'umwaka ushize wari waravuyeyo ariko patience yari kubivanga inshuti yawe n'ubu mwongere mu bitegure neza uzana mu bitegure neza muri kubivanga muri kubivuga mukabivanga mukabyica biratuma byibuze n'umuntu wakagombye kubyizera abura uko byizera umuntu yasamye abantu bose ni ikibazo umuntu yasamye abantu bose ni ikibazo yimana penalty Saidi igitambaro n'icyavaga hejuru uja kandi nyine bari basifuye offside cyandi Kadimu ndi yasohotse mu mpira kagira akawukina ndakubwira Saidi offside ntiyazirebaga Patience ubugewe n'ukunda karabye burundu jewe ndakubwiye ngo nimubona muri match y'igikombe cy'amahoro nzahita nyamanika nimba zamenya ko tugiye no for information nimba ari ikintu kidashoboka we niyo yamenye ngo no match ya wana fixing ntago yakina azi ngo fixing ntagashobora kuyikina kuki se muzamaze guhabugera amasezerano kandi yarazi kuri fixed nuko arazikara buze kwikora performance baramubwiye ngo vamo Eme aravuze ati babwiye Patience ati uze kwivunikisha uvemo yego niko avuze uniko tubwiye Patience arabyanga umva oya ati hari umuntu ufite message ne nadi no cyakuriye nibande bamubwiye message y'ikipe imwe yamuhaye 300 ari muri Espoir na message irahari ya mobile ntayizana ibyo Espoir byose simbizi yandi kuvuga ibyo kandi se yarabikoze muri Espoir kandi iyo kipe ubwo misembe huza ubwo umuyobozi w'iyo kipe yahamagaye Gahigejo yahamagaye Gahigi imbere ya match urumva aramubwira attention umuntu wenyine uri bwitondere ni Patience umunyezamu ati niwe wenyine uri bwitondere yarumubwiye mbere kuko yarabizi ko yigeze kumuha amafaranga ariko jewe ntumvise neza nibande Patience bavunike naba no muri Bugesera no muri muri match abantu bazi ko asanzwe avunitse nyine nabahe nabo muri Bugesera nabo muri coaching staff nese rero umva Rayon Sport itaraciye mu batoza ibyo ndi kubwira Karenza akavuga ngo bano bantu babyemera apana niba umutoza abwiye Patience ngo wakwivunikisha ni muri match banza muri mu gikombe cy'amahoro ndakugutegeka kuvunika mu gikombe cy'amahoro ko yemerewe kugusimbuza utavunitse yabazwa none se mutabyumva kimwe n'umutoza mukuru se wenda tubasha kuri undi mutoza agukinishije match yayikaniye urumva reka ngusobanure kare aramusimbuje wakwanga umva nkubwire Karenze umutoza mukuru arashaka gukina match kuko kuzimo potential ko ushobora gukonera iyo match undi mutoza abwira ati uretse hari ingingo utabyumva kwanza bavuga ko iyi match iri match Bugesera ingingo na mapo ariho abantu bari bayikaniye n'abandi sinzi impamvu na mapo bamushyiramo urumva match iri match yabere kuri stade ari ya Nyamirambo kuri regional baravuga bati wowe nubundi batanze odakora abakinnyi bataribuze kugiza gukina match kandi uri mu bakinnyi ngenderwaho muri iyi equipe bakana iyo match nubundi aragushyiramo urumva nibishaka nushaka no ku minota 15 wicara uvemo uze kureba muri ariya mafoto nimpamvu rero na video navuze nibi naranjanza nabimubaza yicaye kenshi ngo atekereza kuvamo karajya hagurutse kagenda kugira ngo ibe ya ikipe ya Bugesera Karenze munabimenye ikipe ya Bugesera dressing iri mufite na mindset yari igomba kumanuka
icyo mvuga ifite ikibazo gikomeye cyane. uza amakipe agiye kumanuka ikintu cyarokora mu bintu byarokora harimo kugira umunyezamu ati muri kumwe ni umutima nakiriye muri determine twavuze ngo ETSR nta kintu kikuye Ati, muri Leta Zunze umunyezamu Ubumwe za Amerika. ariko reka ngwire ikintu kimwe, ariko ufite umunyezamu ufite umupira nyuma ya match ya Etincelle ambwiye Karenzi Rikari na Karenzi na Regis mu isegonda rimwe ati ibintu muri kuvuga muye ko muri gukina kuri kariyeri y'umupeti Yes. ushobora Nicyo kwitarangirizwa kariyeri nicyo mu kigiye gihe kumbabaza. afite ibimenyetso koko yahawe iyo ruswa. njye Karenzi tureke sentiment z'uko ruswa cyangwa iki nta ruswa ariko kariyeri ufite ye nakwiye muri iki bamwirukane mbabwire Karenzi niba atarariye kuri iyi match akaba yarakoze biriya ntari kuri rwo kuba ari muri Bugesera byaranze Ntabwo yakabaye muri okay Bugesera. nta kibazo Niba ashaka gukora ibintu nka biriya. niyo jijoma yawe Karenzi reka mbwire ikintu kimwe, reka nkwibutse ikintu kimwe. nta bya kariyeri ahubwo akeneye kubwizwa ukuri batsinda ikipe yitwa Gasogi Kigali urumva Bugesera intsinzi zose heruka niyo ngo yakinnye match zose ahubwo ukibaza impamvu kuki bakoreshaga ahangaza nk'ibi umunyezamu uriya w'imusanze kariyeri ye twayica tutexpose amakosa yawe yakosoye byamurangirije kariyeri se kutexpose Karenzi byamurangirije kariyeri umva nkubwire Karenzi kutexpose ayo makosa ye Karenzi, nibyo umva, byakwita umva, kariyeri umva, kuko umva, Patient umva, aracyari muto umva, afite Karenzi. impano yahinduye ibyo bintu ko hakiri kare Karenzi reka nkubwire amanota yose Bugesera ifite muri shampiyona muri phase retour ni match Patience yakinnye nawe ubwo yaribazaga ngo kuki match ya Bugesera nyine iyo bishatse abo muzamu match ya Gasogi uretse urumva match ya Gasogi bayitsinze ari Patience wafashe iruva bakina na Marine man yabaye man of the match ya Marine bugibanganye na Bugesera na ubusa ku busa Ega nyine nawe ntiwaca ku muntu udakina uri kumwe no guca waca kumukira wa match ya Gishuti batsinda APR niho haye assist uyu nguyu ni wakinyo match nyine ni muhanga ntabwo kuki match ya Etincelle niyo mpamvu mubwira ngo nawe ari cyo ngicyo ugendeyemo abantu batekereza kure bagatekereza no kubatoza babo uwo mutoza kuki yazanyaga nko kuri match ya Etincelle none niba kuri match ya Etincelle aho rero hari wari umaze iminsi ari gukina neza yenda kugarukira ku ruhande rumwe urundi ruhande ya Bugesera kumanuka urundi ruhande bazabishyire ku mutoza witwara ingingo 100% kubera ko icyo kibazo letoje Karenzi ndamubaza se niba muri coaching staff ku buryo na niba komite coaching staff yabwiye umuzamu ngo vunika kuki ikibazo kigiye kujya kuri Patience kuki tutakirebera ku mutozo wavuze ngo vunika tubwiye ko izo zo kuvunika no bavunike speculation ko tureba performance ya Patience si yavunitse kabiri kandi nigeze asimbuzwa umuzamu mutozi ya staff akina n'imvune afite n'imvune akiniraho ariko yarakina yakiniye neza oya izi celebration yakukubitiye urushyi ruhusha oya dore uko bimeze iyi celebration impamvu yayo Bugesera itsinda igitego Rayon Sport ni kuna celebrate mukubise se warubonye baserebeye gutya abantu Bugesera ariko rutari urwo rushyinya oya yari kubibutsa bavuga ati duserebure kwa kundi uko Bugesera niko yaserebuye bavuga ati natwe reka duserebure nabo ariko ibijyanye hari ikintu Karenzi yavuze nemeranwaho abanyezamu b'abanyarwanda bisa bajya kumera burya nk'abatoza b'abanyarwanda ni abantu bazagira gutya rimwe muri shampiyona bashiremo kubera ibintu bavemo burundu usanga amakipe yose aratozwa n'abanyamahanga ararindirwa n'abanyamahanga reka mbaho urugero rumwe umunyezamu ntari Steven si umuswa twaramubonaga azamura za gorera naki ariko akagenda avugwaho ibyo bintu buriya yaje muri gori iri mu cyiciro cya kabiri kubera ko yari mu cyiciro cya mbere baragiye bamujugunya bavuga bati oya uyu nguyu afite ikibazo uyu nguyu buriya yararangiye yagaruwe n'aya match ya gorira izamuka muri za penalty ariko akavugwaho icyo kintu cyo kurya reka azagire n'amahirwe yigire ni Musanze muribuka hari match bamuvuzeho nka nkeya ariko karunduriza kuba match ya PL na Musanze yaseze ishize kuri regional ku matara afata umupira nawo unagamo nka kuri yure yarabigenjeje Trump icyo gihe muri twahise avugira kuri regional neza muri samwicaza kuva icyo gihe uyu munsi nta kipe iri kuvuga ko imukeneye ntari Steven nta kipe rwose nta n'ushaka kumutekereza ari aho ngaho ari bamwirukanye aze kuba gadakina ko kontari zarangira Gadi amuzamukana arinda ageraho akina kuko baguze umunyamahanga babera imfube ariko banga kuba bakongera kwizera Steven ntaribi bemera guha igihe n'icyizere Gadi ubu Gadi ageze ku rwego rwo koyobera mu ikipe y'igihugu umva nkubwire rero bivuga ngo rero ruswa ku munyezamu iramurangiza ariko mu gihe uri siri ku ibyo impamvu ibyo bintu kiri kumbabaza kuba siri yewe ari kiri kuba muri ibintu ariko ukabona ko umuntu naho wari ariko Patience none se ubundi ikipe Rayon Sport yari kumukenera kuri iyi match ngo bigende bite dukeneye kuba siri ibyo ntitwabivuze mbere ya match
ariko ibyo ushobora Ntabwo twabivuze kuvuga mbere ya akanya match. nese umujya mbere y'amacu ko nakubwiye ngo Rayon Sport yatsinda Bugesera aka kanya nze mvuga ngo nari mbizi neza ko ibuze Oya, ariko kwitsinda twe twarapuresheje ibyo turavuga ngo patience match yakunanira match yakwanga tujye ikibazo. tubyemera muri football kandi icyo kintu gikunda kubaho muri ama equipe uyu mwana aracyari muto afite impano umutoza w'igihugu yari yatangiye kumureba yibaza ukuntu atamuhamagara muri macare ariko niba yararebye returu yahise akaraba judgment yanjye ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukora kariyeri sinemeza ko jye yariye ruswa nta fact mbifitiye Umva. ariko baburetse nkirangiza iyo statement yanjye ariko uko mbibona niba koko ari ku rwego rw'uko ibitego nk'ibi ngibi bimujyanamo yariye cyangwa atariye nta kipe yagombye kuzibeshya kuri patience kuko ntashoboye cyangwa se ntashobotse reje muri iyo context ruswa nta muzamu n'umwe ku isi utaratsinda igitego kimeze nk'iki ngiki nta n'umwe ku isi oya iki cyo ntabwo bavuga baratsindwa gufata baro ukayirekura ibi ako yemeye kuba babaye umunyezamu ibi bibaho wamurotisa baro bibaho ukayipasa ahubwo bibaho bamubwire Oya. ni ukuri kwimana ibi bintu nese yipasha umuntu pasa umuntu hanze umupira iyo pasha umuntu umupira pasa hanze ibi bintu birimo abantu benshi muri Bugesera ntabwo njye mbona ko ikipe yitwa Bugesera ni ukuri kwimana abanyabugesera baramba njye navuye hariya ndi kubivuga harimo ikipe y'Ubugesera imanutse kubera abantu bari mu ikipe ya Bugesera bazana speculation zifite hano zihuriye aho kugira ngo barwane kugira ngo ikipe imeze neza ikipe ya Bugesera izagenda kubera ahubwo niyo mpamvu nanjye ntangiye gushidikanya cyane cyane kubona afata umwanzuro muri maso abantu bamubonye ari kurusangira